Yes, mu kanya rero gasigaye mu minota mikeya ibisigaye turaganira kandi tukareba ku kintu bita ubuzima. Muri aka kanya tugiye kuganira ku buzima, tukareba ibigenda cyangwa bitagenda. Hari ibintu buriya abantu usanga bahitamo gukora, ariko nabo amahitamo yo kugira ngo baze kubihindura cyangwa bagane indi nzira nabyo bikabagora. Yes, nibyo ndi kubwira, hari igihe usanga umuntu hari amahitamo yagize mu buzima bwiwe, ariko ugasanga gukosora ibyo bintu cyangwa kugira ikintu abihinduraho nabyo bimubereye ikibazo. Hari inkuru ivuga ku kuntu hari ibintu umuntu akora mu buzima bwe, ariko iyo atinzeho cyane ntagire ikintu abihinduraho cyangwa ntagire ikintu akosoraho, bishobora kumugiraho ingaruka. Buriya ngo uko utinda gukosora ibintu cyane ukibifitiye uburyo cyangwa ufite amahirwe n'umwanya wo kubikosora, niko birushaho kugenda bipfa cyane. Yes, rero umunsi umwe hariho umubyeyi wagize gutya atetse, ariko ubwo ngo yaragiye guteka. Urabona mu gitondo ari ukuntu ababyeyi bagiye gutya bagiye gutekera nk'abana babo nk'igikoma, kugira ngo bose abana bajye ku ishuri baba bafashe icyo kunywa, bameze neza, nta kibazo cy'inzara bafite. Ubwo kumara guterekaho amazi ubwo yaracaniye ku mashyiga nyine, kuno kuntu bafata amabuye atatu bakagenda bashyiramo ibiti. Hari abantu baba batabizi. Ubwo umubyeyi nyine mu kumara gushyiraho amazi yaba yagiye mu nzu ho gatoya, gusa yibagirwa gusiga apfundikiye ya mazi. Mbese rero mu gusiga adapfundikiye amazi, ibikeri bibiri byarimo bitarukira aho ngaho mu gikoni. Kimwe cyagize gutya kirataruka kisanga cyaguye mu isafuriya y'amazi, ariko amazi atarashyuha, amazi atarafata umuriro, ariko yatangiye kuba akazuyazi nyine, birumvikana. Ubwo igikeri cyaratuje cyumva amazi y'akazuyazi adakonje cyane, kiravuga ubuzima bumeze neza, gitangira kwidumbaguza. Nimba ariko navuga muri ayo mazi, kuko ubundi akenshi ibikeri usanga biba mu mazi y'imigezi atemba. Igikeri kigomeza kwigaranzura muri ayo mazi, ariko uko gitinda mu mazi, amazi nako akaba ariko agenda ashyuha. Rero mu gukomeza ishyuha kw'amazi, nari kukubwira nti rero ubwo igikeri amazi yaje kugira gutya, kiba kijya gusimbuka kivuga ariko kamenetse gatoya, amazi ntago arashyuha yewe. Mu gihe cyari gifite amahirwe yo gusimbuka n'icyabikoze, ubwo amazi nayo yagize gutya, nta ntagaro yari afite, yageze aharabira nyine, kuko ntiyari azi biri kujya mbere yo. Birangira rero igikeri gihiriye mu mazi gutyo. Hamwe n'icyo gikeri rero nakubwiraga, hamwe n'ubwo buzima bwiza urimo cyangwa se ubayemo, hari ikintu, hari inzira buriya cyangwa se hari destiny wowe wumva ushaka kugana cyangwa ushaka gutumberaho. Hari igihe rero wisanga mu mazi ashyushye ariko atarashyuha neza, ukabona ibintu biraryoshye, ukabona ibintu bimeze neza, yewe ukishima, ariko iyo utinzemo bigahindura isura, ibintu bigenda biba bibi cyane uko ugenda utindamo. Rero nimba uri kutwumva muri aka kanya, nimba uduteze amatwi muri aka kanya rwose, ubuzima bwawe ntago buhatirijwe kuba ahantu hamwe gusa.
none jye banza umenye se iki kintu ndimo gifite inyungu ariko mu gihe kingana iki, ahantu mbaye ndi mpabaye mu gihe kingana gute, ese aho simeze nka cya gikeri kiri mu mazi ari kugenda ashyuha nkabona ni byiza ariko simenye ko bizarangira amazi ambiriyeho. Yes, hari igihe bajya bavuga ngo umuntu ari mu mazi abira. Yes, bibaho mu buzima bwacu bwa buri munsi, bibaho ngo umuntu ngo ari mu mazi abira, ngo yisanze mu mazi abira. Icyo ni ikinyarwanda gisanzwe. Ukwiye gukora rero uko ushoboye kose, ntuzigere wisanga na rimwe uri muri situation ivuga ngo ndi mu mazi abira, se ndabona ubuzima byanshanze. Akenshi tuba dufite amahitamo. Akenshi umuntu buriya aba afite amahitamo yiwe ku giti cyiwe, inzira yaganishamo ubuzima bwiwe, ariko ugasanga abantu none ntago babikunze. Abantu sinzi niba baba batifuza ibyiza ku buzima bwabo, ariko nanone hari igihe biba ari ukutamenya. Ubwo rero iyo ugize amahirwe nk'ubu ngubu ukabimenya rwose, kiba cyagusitaza cyangwa kigusubiza inyuma. Icyambere ni ukumenya wowe uragana he, ufite iyihe ntego, ufite iyihe nzira mu buzima bwawe. Yes, rero ikiganiro ni ubuzima n'ubwawe, sibyo? Ubuzima n'ubwawe, ariko nanone uko bujyana nanone ni aho ubujyanye niho bujya. Utazabujyana ukisanga uri mu mazi abiri ukavuga ati sinzi uko byagenze ngo nisanze ahangaha. Jya ubanza utekereze mbere yo kugira ikintu ukora. Utekereze ibi biro ndimo ndabona binganisha, iyi nzira ndimo koko niyo nagakwiye kuba mfata, cyangwa abaye ari nk'umwana wanjye we nakishimira ko iyi nzira ayinyuramo koko cyangwa. Rero mbanje gushimira wowe twabanye guhera ku isaha saa 7 kugera saa 7 dore zirabura saa 8 zirabura iminota igeze kuri 6 gusa. Ndagushimira rero ko twabanye, nizere ko wabyumvishe ko uko ugenda utinda gukemura ibintu, ugenda utinda kugira ibyo ukemura mu buzima bwawe, ugenda utinda kugira imyanzuro cyangwa intambwe utinyuka gutera. Nizere ko wabyumvishe ko nabyo biri mu bintu bikwicira kandi bikakwangiriza ubuzima. Wari ukwiye gufata risk rero, wari ukwiye guhagarara nk'umuntu w'umugabo, ugahangana n'ibyo bibazo, ugahangana n'ubwo buzima, ugahangana n'isi. Isi iba yasamye, ibi twasamiye ku manywa n'ijoro, rega umuntu aba arwana bitandukanye. Niyo mpamvu nayo mba ndi kubwira ibintu nk'ibi ngibi kugira ngo umenye se mpagaze he mu ntambara ndi kurwana. Yes, rero ngiye mwabanye kuva ku isaha saa 7 kugera saa 7:55 muri studio za Radio Agaciro na Giovanni Skol kwishaka. Iyo niyo nama navuga ngo niyo munsi, sinzi niyo nama y'umunsi. Yes, cyari cyo gitekerezo cy'ubuzima bwawe aho bugana, tuganira tukarebera hamwe. Tubonane ku munsi w'ejo ku isaha saa 7 nk'enge n'ubundi. Imana ikomeze kubarinda.